ariko natwara umurimo umwe tudashoboye niyambika izi mpeta bahise bavuga ko ngo ngiye kwitinga kuba umutinganyi ariko ntago ari cyo naringamije ahubwo kwari kugira ngo se agaciro kanjye ubundi bwo ninzambara ndaba nkarinze ahubwo mbona wagira ngo nibwo ngahaye urwaho ariko ku rundi ruhande hakagira ibintu bikeya byandinze kuko hari nk'umuntu reka abantu bihangane kubavuga hari nk'umuntu w'umugabo guhamagara umugabo yaguhamagara akubwira ndi umukristo ndakijijwe ariko ndashaka ko tuganira turebana yego njyewe nabaye nkishyira kuri video call abakuyemo mbatura nkibona mbatura ntitoka satani ati hoya ati nindeba mu maso yawe biri bugende neza buretse gukuraho buretse gukupa zaje zigeze hafi kitandeba kagasuzuguro n'ibisura yonyine ashaka gukura naba nkikanda video gutya ikigaragara kabona mbaturiritse gutanga muri kamera ntamubwiye urugo ruryoha nk'aka ariko kuba byahiri ni isukari ntibikubihe birushika karubamba gusharira we rwarashariye cyangwa gubiriza igikakarubamba ibiki n'imitanga n'imitagaraso nyuma kuvamo wararuhutse nibura uyu munsi rero turi kubona abagore benshi batandukana nibwo yumva ko abagore bakwitwa abantu bakubitwa hari umutipe ambwiye ngo umugore ambwiye ngo umugabo aramukwita koko kandi babajene oya have sigaho ntago wankubita nicaye oya have okay ndashaka wowe ku giti cyawe gutandukana n'umugabo bikamera aho ngaho arye mumaze igihe kingana iki mutandukanye imyaka 10 mutandukanye 11 n'ibiri kubera ko umwaka se bamaye divorce 27 z'ukwa kabiri yego mwakoze divorce vuba ariko mwatandukanye kera kuba utandukanye n'umuntu uri umujene ukiri muto ntibikurya biraryana ariko biryana nijoro nsobanurira aho ngaho neza ku manywa ntago byakurya ariko nijoro urarasetse ariko nijoro biraryana kubera ko hari imbaraga zimwe na zimwe zikora zikabura ngenzi zazo urugero igice cyo hepfo abo numvise ngo kwesha ngo amazi akonje oya mu majyepfo oya nta by'amazi akonje niyo wavuga omo niyo wavuga iki ariko mu majyepfo harakuvuna ukambaza izo mu ijuru ukumva ntiziri hafi yawe wakururiza amazi ukumva ntizikora wakururiza amasengesho akakurusha intege none uri umujene ubwo ubigenza gute ayiga Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana hari hepfo ateye ubwoba ntacyo ndi buhavugeho uramenye havisiga uze kumbwira hakike tubwira abantu bataruzi imyaka 18 babiretse kumva ikiganiro hoya nta muntu ukigira 18 akiri intuza wabaye ute wa abo byoroshye mbwira wa mugani nk'umuntu yitwara gute muri icyo kibazo cy'umubiri mu gihe akoze divorce akiri muto kandi noneho witwa ko umukristo ugomba kurinda iryo zina nkambwira mu minsi mike y'ibi bintu mbibonye n'amasengesho yanani si iminsi mike yambibonye urasenga ukumva ntibikora uyu mubiri kamukubita inkuru nagiraga isaha umurimo w'Imana waberagaho umurimo w'Imana nyine nagiraga isaha nyine umurimo w'Imana kuko kirana igikorwa cy'umurimo w'Imana kandi kigira abamarayika baza gutaha ubwo bukwe buba buri kuba sibyo noneho iyo kibaye Imana datira avuga ati kabisa bira bintu nari mbishyigikiye bigira n'amasaha buryo tazazana furi hari abantu bateguye amasaha umurimo w'Imana ugomba kubera biterwa ariko n'urugo biterwa na rwa rugo none ngewe nari mfite umurimo w'Imana ko dufite amasaha twagennye ayo masaha yageze ndashiguka nikarameshu ndacyashiguka wa nukuri ndacyashiguka nkashiguka ntikarame nkahita numva imbeho noneho nkahita numva imbeho nyinshi najya kumva nkumva mu majyepfo hari ikintu hambajije ahita mvuga Mana wampa imbaraga zo gukomera icyo gihe nta nubwo uhita unagerageza kubyikuramo ahubwo gerageza ko dufite mbabarire ntago mvuze nabi dufite ibintu byitwa bya nabari nabari ni iki
ni ba bantu nyine batagira amasaha baryamiraho. Yego. Saha ni saha bumva baguhamagara. Uyu muntu rero yaguhamagaye. Umugabo. Kwa kundi waje ku mbuga abantu bakabona nimero zawe. Urakoze nahuye na Nabari. Yego. Iyi Nabari rero ikora uburyo bwose we buri saha yose biri kuri gahunda. Ujya kubona ukabona telefone iteyemo icyo kibazo kije. Ntushobora kubura telefone saa 7 z'ijoro sinabura telefone. Kandi ubwo niyo masaha murimo Imana wakorwaga. Yego. Noneho gitanya kiri muri B n'ikarameshu ngahwe reka nkubwire mudatera bari abagora amabuye. Buri utarumva ububare bw'umuntu ntabwo ushobora kumuha agaciro k'umuntu kamenya kuko kandagiye mu kibazo. Yego. Ntangira ndi guhwera nkajya nkwera akayambwira wambaye iki naba nambaye niwe yani nta kintu nambaye. Ute inteye nk'icupa ricuritse. Oya ariko uko biri kose ngiye uranyuze umeze nk'igitunguru nti nibyo. Ubwo noneho kubera ya magambo iki kintu nongere gisubiremo. Urupfu rw'abagore na amagambo meza abagabo mutubwira. Urupfu rw'abagabo nakagatuza ahangaha kurya kuntu twambara na zino ntege tubereka muhita namwe muhwera ntago mwaharenga. Aratangira no yajya avuga nti nibyo ntono nkagenda mbikura no nta majyepfa ati ariko wansabiye. Hayambwira nti buretse mbanze ntwaze gaki uhwera kugeza igihe ubonye agatotsi akiri muri ya magambo nzakubera izuba. Noneho hari wambwira ati nzakubera ikinyomoro igihe wabuze amaraso, nzakubera moto murambuti yaje be nzakubera akazuba ka mu gitondo uzajya ubyuka ukareba. Ndahwera we ndahwera ndavuga ntari kubundi ubu koko yewe natinze ahantu nari nkenewe none nje aho nkenewe numva hari amagambo aryohera. Turagenda tukicwa n'amagambo aryohera. Wa murimo w'Imana kugenda uwumwanya niko kwangiza. Kugenda uwumanya urakwangiza pe. Kwangiza. None se ubwira wenda iyo ubana n'umugabo mutumvikana kuko watubwiye ko mwumvikanye gito gishoboka. Mu gihe mwamaranye imyaka ingana? Nayivuze 12. Niyo mwamaranye kuko ubu tugiye kumara umwaka dutandukanye. Okay. Watubwiye iyo mwamaranye ntabwo atubwiye iyo mwatandukanye. Hagiye kumara hagiye gushira umwaka. Yego. Okay. Ubwo nahise byumva noneho. Mu gihe gito mwamaranye birumvikana ko umurimo w'Imana akorwaga neza. Mu gihe wenda mutumvikanaga umurimo w'Imana nawo warakomeje urakorwa? Hariya ntabwo ubu gikorwa ahubwo umubiri usigara ugutegeka ugakora ikintu utagishaka ariko ukagikora kubera ko ari inshingano kugira ngo atazagira ucya kwagiriza nanone. Ntabwo ugikora kuko ugishaka. Ariko uragikora. Umva ye. Ariko nawe ubwawe bikugirira ku ruhande rumwe reguriya murimo reka mbabwire. Nubwo abantu twicisha hirya no hino ari murimo uraryoha wa. Ariko umurimo hananura ibikomangoma. Umurimo hananura abayobozi. Uyu murimo gusha ibikomerezwa gusha abashumba n'abapasiteri. Jewe ku cyumweru bari banyishe mfite agakomere. Uyu murimo ntago kangwa n'icyuricyo urakugusha. Rero igihe cyose niyo waba uri mu rusaku reka nkubwire twigeze kurwana rimwe n'umugabo. Mfitemo inkovu gutya hano badoze kwa muganga. Twigeze turwana rimwe turarwana noneho kubera ko ngewe yandushaga imbaraga narankubitaga. Noneho nanjye nashyikira nk'umurakrete nkaba ndamusingira. Turarwana hasi hejuru turarwana kagatenge n'akantuza yari nambaye bivaho. Bigire ngo bive uko yakanyicaye hejuru wa murimo w'Imana warakozwe. Turimo turwana. Ibyo kurwana bivaho umurimo w'Imana. Urumva yahise afata nk'unyine agiye nko kuniga we yifatira gutya. Nyeneho amajyepfo bishiduka byombi bihuye mu guhurira nabita bikeneranye bikaba karabaye. Mwahise mwiyunga se? Muriyunga ahita kugera no kwa ariko koko birangiye namubwira turakoze sheruka ibagirwa na ya mihini baguteye niko mwabaye mutuye murimo. Ave tuvuge ibindi tuvuge ibindi by'ibiri. Ariko uyu murimo uhangamura abapasiteri. Wenda tureke n'ibyo ngibyo. Hari ikintu bajya bavuga ngo ntukivange y'umugabo n'umugore. None ubuze aho bari bwiyungira ari he? Ubundi iyo yibeshyaga kukubita rugondi ihene kakaba kabaye biba binarangiye. None ntabwo tujya twumva bashwanye bakandagazanya ariko gato twongera kumva basubiranye. Rero hari ubwo nyine buri muntu wese agira inkoresho. Nubwo wenda navuga ngo mwaje gutandukana ntabwo ujya uvuga uti nubwo yankubitaga ariko wenda namubonaga.
njya mukumbura mwana sinabibabwiye njya mukumbura ni ukuri ukamukumbura yego mwami Yesu ndamukumbura da yari azi umurimo w'Imana yakoraga umurimo w'Imana ese kuki wemeye ko mutandukana ku ruhande rumwe ziriya ntambara zose washyize ku munzani nashyize ku munzani urwango rundusha imbaraga ndetse n'ubugome buri hagati yacu twese buturusha imbaraga bituma havamo gutandukana wahise wumva nubwo nyine umurimo w'Imana yawukoraga neza mugahimbaza rwose ariko abantu batuje imyaka 18 iki kiganiro mu kirere oya bakirebe kubera ko nabo n'abanyamabara wa have sigaho reka kubwire sasa rero ushyize ku munzani ukavuga ngo yakoraga uyu murimo w'Imana neza rwose mugahimbaza mugakora ibyaha byose mukora ariko akagera akanagukubita nyuma yabyo cyangwa mbere yabyo washyize mu munzani uravuga uti reka bombe ariko mbona ubuzima uzi kimwe kijya kibaho buriya umugore wese nta bushongore bwe hariya hepfo n'ubundi aragwa pe kubera iki ikintu kimugusha ni kimwe nkanjye mu bintu byose bibaho mu majyaruguru buriya umugabo wanjye azi intege nkeya zanjye ahantu ziri no mu majyepfo azi aho intege nkeya zanjye ziri buriya iteka umugore wese wabanye n'umugabo aba azi intege nkeya we aho ziri biragoye rero niyo wamukubita umuhini handi ari kuvirirana ugakora kuri za ntege nkeya atavuga ati murahiye Imana ihoraho yakirire rero waba undenganyije aho ubwo twivugira ibindi none wenda gutandukana n'umugabo wawe mwamaranye iyo myaka 10 n'ingahe ukabona agiye mu maboko y'undi mugore cyarambabaje na mbere hose nyine akenshi nicyo cyambabaje buriya reka nkubwire abagabo mukunda guca inyuma ariko ntimukunda gucibwa inyuma sibyo impamvu ngiye buriya n'umugore waririye ku isahani imwe yumva iyo sahani yabiye nk'uko mu rugo tuba tuzi ko ari itegeko habaho intebe ya dadi haba isahani ya dadi ifurusheti itasi tukaba tuzi ko ari ibya dadi muri iyi minsi hadutse n'amateremusi ya ba dadi sibyo niba tuba twabigize ihame ko ibi bintu ari ibya dadi namwe muba mugomba kubigira ihame ko ibi bintu ari ibya mami ariko imfizi ntikumirwa ahubwo twananiwe kwakira ko imfizi idakumirwa nibyo byatunaniye bitunaniye rero nkavuga nti ndakurahiye ntacyo aba yabuze gituma gipfiriye nanjye ndagashegesha hasi hejuru nyine hagashya wabigenza ute none se wenda yagucaga inyuma nk'uko wabitubwiye bikabera no mu nzu yawe cyane mu mwabanagamo n'umugabo ariko ugakomeza kubahiriza umurimo w'Imana nawe izo mbaraga wazikuraga ega nubwo nigira indebe ntawe utawemera nubwo umuntu yakwihagararaho ya murimo nta muntu utawemera wabyemeraga ugakomeza kubana nawe kandi uguca inyuma kandi ugakora n'uwo murimo ngewe kimwe nk'uko nabisobanuye nta cyerekezo cyawe nari mfiteho kujya naranavugaga ubuzima mbugiyemo hanze nabaho nta miryango nta shinge nta rugero avuga ni kamani mbaya reka tuzicane birangira kinguye cyangwa njye mushinguye nicyo cyatumaga njye n'ubundi ntagenda ubonye agiye noneho burundu yewe cana ubu byarananiye bampinduriye ubwoko bw'ibinini nanywaga nako bamufasha mu buryo bw'ibitego bwo kugira ngo ntuze n'ubu ntago ndabye erega hari ikintu nubwo twashwana ka gihumbi ariko ntitwajye twibuka ibibi byinshi ahubwo tujye tunyuzamo turebe n'akagace umuntu yakoze ngewe arabizi nawe ahari ndabizi ko akunda kubibona akambwira yewe wankize hanze sawa sha ariko arabizi ko uriya murimo wo mu gitanda narawumwubahiraga pe umuntu Imana yari yarawumuhaye itamusondetse ubwo siyo mpamvu yatumaga ajya mu bagore benshi kuko yizeye cyane oya kwari ukugira ngo buriya hari amateka aba ku muntu noneho umuntu yayumva kavuga ati hari reka nanjye nkandamizeho yasa nk'ukandamiza umuntu rero akumva ntabwo binyuze njye ntabwo ntekereza ko byari abagore ese n'uyu munsi kugira ngo aguhime mu makuru ahari n'uyu munsi wafite ko nawe wumva batangiye kunaniranwa yari kujya mu bandi ahubwo kara nakagiso two kuvuga ku nkuruze cyane wenda wafashe imiti kuko wamubuze imiti nayitangiye mbere yo kwa muganga nagize umutwe udasanzwe ni mbere hose n'ubundi ariko ntago bampaga kubera ibyo urushako n'ibindi byinshi nyine urumva batangiye kumpindura aho ntangiye kumuburira nibwo nsa nkaho ibintu bigoranye cyane buri bitotsi se bigenda bite ntago nasinzira
kimwe nuko wenda niba binini nubwo ubona wenda bagenda bampindurira uko bwije nuko bukeye bambwira ngo ningerageze ntuze niyakire bizagenda bicamo nk'isaha nyine wa murimo w'Imana waberaga ngiyo bigeze niyo naba nanyweye ikino kinini ndongera nkashiguka noneho mvuga nti sheri naje yego nkahita nkanguka nkamubura noneho naba nkimubura nkumva umujinya wo gutekereza ahantu ari nkavuga ngo ntubona we yamumenyereje iyi saha nkasara induru nkaziha umunwa nyine n'ubundi bikarangira gutuza biba ikibazo nyine cyabaye kubura umugabo ese ko utigeze umwingingo uti wambabare tugasubirana nubwo wankubitaga subwo hari uko ntagize n'imbere y'abacamanza hari uko ntagize sinabisobanuye byose niwe wamara amajana avuga ati ntabwo nifuza kongera kubana nawe harabyanga ubwo baravuga ati igiti kirakora baramurongeye we aho yagiye ntabwo yicuza ko yagutaye cyane ngo hari yicuza simbizi ntabwo mbizi kuko urumva twaraborokanye nyine ese iyo umukumbuye ntabwo ujya umuhamagara nubwo mwatandukanye iyo mukumbuye ahubwo numva ngize nk'umujinya kereka wenda kuri uriya murimo w'Imana niho wenda njya mbitekereza nkongera nkakura ariko nkurura ya masaha ubundi ya masaha yanze kuva mu mutwe kubera ko iyo ubanye n'ikintu igihe kirekire kiragenda kikagukukiramo iyo kigukukiyemo kugira ngo cyongere kikuvemo bigusaba izindi mbaraga rero ngiye amasaha iyo ageze nibwo nshiguka nzi ngo ngiye kumwitaba karangira n'ubundi adahari kanira nyine n'ubundi bya bibazo by'umutwe ukomeje nyine uvuga gutagenda k'umugore utabana n'umugabo ave agaha kari kundi karahandure icecekere uvuga batarabona umugabo ubwo uzi imbaraga zo kwitwa umugore kankubwira iyo ufite umugabo byibuze agaciro ka mbere hanze abantu barakubaha baravuga uriya ni umugore wa runaka yego ko nta gaciro ka mbere abagore benshi bakabanje bagatekereza njye ninjiye muri ubu buzima ntabwo nitaye wenda ku bindi bintu biri buze nabanje gukura uburyo tugiye kubaho ni nabwo bwacanze ubona ko mbaye nk'umusazi burundu kandi koko nubona umusazi ni ukuri ntuzabone ko yapfuye gusara gusa n'umukene aba ameze nk'umusazi noneho icya kabiri nkurura ukuntu ngiye kwitwa ariko ntibyanatinze ntabwo byatinze ukuntu nagiye kwitwa ntabwo byatinze ko uratambuka ugatavuga ati umwana yatambuka gutya gusa udore cya cyana cy'umugore babyumvise icyo kintu kiraryana ese ko umwana w'umugore wundi ni icyaha kinakomeye kinakomeye kuko ikosa ryose ribaye muri iyo karitsiye harimo babana baravuga ngo ni cya cyana cya wa mugore hanjye byambaye ni ibintu ndi gucamo muri iyi minsi hari abantu bari kumfasha kubyakira hari n'umuntu nyiri byo ndantuka hari umutwe turi kuvugana kuri telefone arambwira ati winkupasha cika gato numve ati kuko hari ibintu noneho twabana bari bagiye kuvoma ari ku mugoroba nka mu masaha moya noneho umwana aragenda akomanze ku rupangu urumva rwirangira uwo mugore asaza avuga ati ahe nanga ibyana by'abagore babimeze nka mayibo kuki mutavomye kare muba mwiriwe he nje ntago ndi nkamwe njewe mfite umugabo ntimukambweje si ibintu uri kuvuga uza agasuzuguro kabamo noneho uzi kubona rero sasa umwana w'imyaka 10 kaguhamagara baby naragukunze ase wanyeretse mu majyepfo baby ibere rimeze rite urumva ko gasuzugura saa 7 saa 8 ukabona nta saha bagiye yo guhamagara telefone yawe kubera iki ka gaciro n'ikigukingiriza ntibihari usa nkaho wubahutswe kandi mbere nubwo yagukubitaga gute nibeshye byonyine akabona nimero atazi yarayihamagaraga akumva ari igitsina gabo ubu cyacyo cy'umugore akabara bomotse kandi ukumva biragushimishije ariko ninde wanga umuntu umurenganura ninde wanga umuntu umuvuga neza niyo yaba amaze kukuniga hagira nk'umushyitsi uza akavuga ati dore madamu wanjye abantu ntacyo nubwo nambariye ku mubyimba ariko uvuze ko ndi umugore wawe ko nta gaciro gakomeye wenda mariho ubwo ngubwo suku utiyizera ukumva ko byose ari umugabo ugomba kubikora ku ruhande rumwe ni ukutiyizera ariko hari ikindi kintu ubundi buriya no bajya hari n'ibintu bajya bakunda kuvuga ngo Imana ishoboye ibintu byose ariko hari umurimo umwe idashoboye kwihimbaza biba bisaba ko twe tuyihimbaza
noneho tukayihimbariza imirimo myiza yakoze muri twebwe. Yego rero natwe abagore twatinyuka tukagerageza tukanashobora, ariko natwe hari umurimo umwe tudashoboye. Niyambika izi mpeta bahise bavuga ko ngo ngiye kwitinga kuba umutinganyi, ariko ntago ari cyo nari ngamije, ahubwo kwari ukugira ngo se agaciro kanjye ubundi bwo ninzambara ndaba nkarinze, ahubwo mbona wagira ngo nibwo ngahaye urwaho, ariko ku rundi ruhande hakagira ibintu bikeya byandinze, kuko hari nk'umuntu, reka abantu bihangane kubavuga, hari nk'umuntu w'umugabo guhamagara, umugabo yaguhamagara akubwira ndi umukristo ndakijijwe ariko ndashaka ko tuganira turebana. Yego njyewe nabaye nkishyira kuri video call abakuyemo mbatura, nkibona mbatura ntitoka satani mwiza ati hoya ati nindeba mu maso yawe biri bugende neza uretse gukuraho uretse gukupa zaje zigeze hafi ndeba kagasuzuguro n'ibisura yonyine ashaka gukura naba nkikanda video gutya ikigaragara kabona mbaturiritse gutanga muri kamera. Abagore batagira abagabo barasuzugurwa, nta gaciro bajyana. Iyo twakwigira ibishongore gute twavuga ngo dufite agaciro, ntako tuba dufite. Niko kuri, nta gishongore cy'umugore gihari. Nshuti yanjye utubatse urasuzugurwa, uramenyerwa, urubahukwa, uvugwa amagambo nandi y'ubusa. None nabo mwasenganye baravuga ati ejo ati ura muramubona cyambaye birebire giteza ibitambara kigira gute, ejo azabeyura. Uzi ko hari no gutega umutego kakubwira ati ngino nk'umufuka umucere kugaburira abana. Njyewe natezwe n'umuhanzi ukomeye arabizi, simuvuze izina arabizi, antega umutego arambwira ati ngwino nguhe ibyo gutekera abana, nagari cye nejo bundi nta n'iminsi ingahe ishize arabizi. Yego ndamubwira nti rero ngirira impuhwe mu rugo, ntago mbana n'abantu benshi, binzanire mu rugo. Agiye kuza wenda aza kukwereka nyuma, agiye kuza aza n'imvura yagoye. Nshuti yanjye yaraje kuko asanga urumva nanjye mpita mpinda abana ni mujye mu cyumba, mbonye nta kintu azanye, niburi yarankubita ibifaranga. Ubwo haro rero n'abagore kandi kumutagira abagabo mwiheshe icyubahiro, mujye mwambara ibipantaro mu gihe mubonye aba bantu, kuko aba bantu rwose bakizwe ariko igice cy'epfo ntigikijijwe. Nabuze n'ijwi ryambwira ati ruhama ipantaro, uko nari niririwe n'ibigutiya. Abagore muri mu rugo uko twirirwa turiyizi, abaranganira iyo uri cyiza wakubona disi ntiyabona kufitiye imihangayiko hasubaha ahantu kuko mana ngewe ngiye kukwimura ngo uhindurire ubuzima, ariko nta kindi bahera. Wa muntu w'Imana we, byageze nko muri aya masaha imvura irimbanyije, urumva abana bose bamaze gusinzira, ati suryamahe wa munwa wanjye. Imana imuha umugisha n'uwo muntu wakoze ako kantu nawe arahita yimenya. Noneho wa munwa wanjye ntuzi ibintu Imana yankoreye, ntinaguze urumatora. Ubundi kuryama ku rumatora n'amashuka ntikarabaye, we nta makuru ufite. Ati se wanyeretse nareba ukuntu akuze, nukuri arazi igihugu aranakunzwe, nareba ukuntu akuze nkavuga uyu muntu buriya nta byaha yakora. Ntewe dore icyumba cyanjye nikira ngo yangorega njyanayo ndi umuntu w'Imana, acyongera ngo ni umuntu w'Imana. Naramukatanye ndamujyana ndamwereka, arambwira ngo yongo shanga Imana yakoze ibikomeye, ngo nibitari byiza bikora, ngo nanjye ngo icyo nemeye abyibuka yese abivuga, ngo icyo nemeye ngo nanjye nkwemereye amasafuriya n'amasahani. Ngo yese avuga ati ni none se wa muceri wambwiye, ati nawe ndawukugurira. Yarambwiye ngo none se ngo naryamaho, ngo ariko nawe uzi nk'uyu ukuntu twererwa mu rugo, ese ukanagateba imyanda indoba gahoro k'imbwa karahiye. Buri utamviziye nijoro, ya masaha umurimo w'Imana atatangiye mu ijoro utambonye nijoro, amanywa biragoye ko uyu murimo w'Imana nanawutekereza kuko mba ndi muri strago z'isi. Ariko nijoro kwa kundi ubutuje handi ubutangiye gukurura umuntu mwakabaye muri kumwe iruhande rwawe, umurimo w'Imana uhita ukora. Kabiri kankubwire abantu Imana ibaha umugisha, nariye inyama ndya ubugari mpita ndakoma hamata. Buro narahaza umubiri w'Imana ndusha intege muri sengesho nsenga, ndavuga ntiyo nagize habaga ari nijoro nkagira n'umushyitsi nari guhitamo akaribu agahuru k'imbwa kagashya. Umusaza twararwanye. Ese ni umusaza? Ngo nakubwiye ngo ndi bumukwereke, arakuze kuko ni umuhanzi ukomeye muri iki gihugu. Twararwanye, tumaze kurwana nibwo nahise nkubita inzu kaboko ku nzu, bitamubwira ntumva nkubwire no warya imbwa yarya inzongo. Wowe nta mbaraga ufite zo kuterura ya agitorosi,
ntimu by'ukuri urashaka kwiyemera urabona uri bubyimbe 120 nturumva uri bubiterure agiye kumbwira pasi bebe ntanzunzeho n'imitwe y'intoki imitwe y'intoki ntibinjiremo muri detaye ngo rero ibyo nshaka kukubwira abagore batagira abagabo bafite agasuzuguro k'indengakamere barimo barasuzugurwa n'abafite yabo kubera ubuzima bubi bari gucamo bakitwaza amafaranga bafite bakaza bakamenyera aba bagore yego bita bikurya uravuga uti bitakurya ese ndakarande niwe wiyambitse izo mpeta se araziyambitse da nese ko twese tubizi ko udafite umugabo no kugira ngo babandi batakuzi bahita babona ko bande se baba batakuzi umugore utagira umugabo bameze nk'umurabo izo mpeta se zivuga iki ndikunze nyine ndifiyacije suko se nabyambaye ndikunze ndanifiyacije nditerese nisezeranyije kwikunda nje n'abana banjye suko nabivuze se mbese nta wundi mugabo none se ubu niba nta n'iminota ingahe ishize bagatangira kubwira dufotorere mu majyepfo turaguha ibi n'ibi umuntu uzabanza kugukangisha ibyo afite kugira ngo abanze gutesha umutwe uwo muntu akeneye kubaka ikibazo umuntu uza akabanza akakubwira ati ngiye kukugurira ibi n'ibi fotora unyereke ngo nabonye nagahoma muno ndumva ari akababaro gakomeye cyane ku mugore navuga ngo utabana n'umugabo wumva yakwitwara gute cyangwa wowe witwara gute muri ibyo bibazo reka nihereho ku ruhande rwanjye mba numva dukwiye kwirinda cyangwa tukarinda abo turi bo ega bambabarire kuvuga aka kantu ntawe utaraswa ariko arasirizwa ahantu hazima cyangwa se uniyubahe dore ko bivuga ati Mariya Roza rwose ati ubundi tujye tubwizanya reka wenda ngo ye nk'urugero nkanjye ningira uw'amarangamutima gwaho sinzi niba mfite umutima ariko ni numva hari uwo kaguyeho ntabwo nzamuhereza nzamubwira nti ndumva hari ibiporomosiyo biri kuzamuka muri njyewe ndakwinginze uyu murimo wo mu majyepfo wajya uwumfasha yego uri umukozi w'Imana se reka nkubwire niba hari ikintu kiriho na nanga ubu ujya umbabara wenda basi ugerageza uvuga ati Mariya Roza wenda mwana w'Imana ariko umukozi aba umukozi koko havurongeraho uw'Imana we nkahita mvuga abantu barimo barapfusha bo bakarira by'indengakamere ariko Imana ipfushije abantu bagenda bahagaze ntibarimo bararira kubera iki reka ntago ndi kubeshya Bosco Empire yarabivuze aravuga ngo ibyaha ntago bikibarizwa mu bambaye ubusa mugende mu bambaye amabazi kubera iki twitwikiriye akagakiza turimo turagakoresha ibyaha gusa ibyo ushaka kuvuga ni ibiki twambaye uruhu rwo kwera bituma abantu batwizereramo icyo batubonagamo ariko icyo baje badushakamo si cyo twabahaye turimo turabahereza imibiri yacu none se bwe ushobora kujya gusambana warangiza ukajya mu rusengero ukaririmba ukanahanura yewe ukanuzura umwuka wera kanguho urugero bibera iwanjye naravuze ntejo atazagira umfotorera mu kabarati dore wa mugore umukozi w'Imana arambwiye ngo yanyeretswe aje kumpa message z'Imana imutumye araza yesabira umurimo w'Imana wo mu majyepfo ndababwira nti ndagacika ibere burara rero kumanywa kugira ngo amajyepfo azakumbaze waba wakuyeho yego ndayamwima ako kanya arahamagarwa ndi imbere y'Imana umwenda mukwerekana nta kantu njya nkora kabere wanjye simbere kuvutabwira abana ati mufataga kamera ejo hatazagira urunkururuka yego mufataga noneho ako kanya arahamagarwa ngo n'umugore ugiye kunda yarasenza arahanura yego kabanda nawe ameze atyo gusa ibyo ushaka kuvuga ni ibiki aba biyitirira izina ry'Imana ni ukuri ko Imana uraje urebe akihene n'intama afite n'umugore we babaye nakora pastoral ahubwo baba banigirije ngwiki icecekera uvuga batarabona wa mubyeyi si mazwe n'umwaka agahanura kandi arimo aragutereta ngo muryamwe ahubwo ntanahanura ahubwo agahanura arimo anakora aricyagira aricyo kabako kamwe karaha akanda tumva uko Imana ivuze ugiye kubyara amahoro ayo magambo ntago nkubeshye wa mugabo urabyibo ubyaye amahoro Imana iguhaye umwana uyu n'uyu ugahita uvuga n'ibindi birimi hari birimi bavuga ariko ikintu kinkanga muri kimwe ngo pashikapa none se mbwira wenda nk'umukristo nkawe iyo ubonye umupasiteri nk'uwo nguwo
wuzura umwuka wera, tubyite gutyo, two gutuka n'umwuka wera pe, wuzura imyuka. Yajya mu nsengero abantu bagafashwa, wowe ubizi urafashwa. Hanjye ubu ngubu wenda reka mpite nkubwiza ukuri ntakubeshya, iwacu sinajyayo mu itorero iwacu, icyo ni kimwe. Nturivuga ariko ntabwo narivuga. Kubera iki? Pasiteri wanjye arabizi, situbiziranyeho pasiteri, abahanuzi bamwe na bamwe benshi bakuriye imihanda ntitubiziranyeho. Uwitwa wese ko avugira Imana yanyereye imbuto mbi pe, ariko kandi abantu benshi barambwiye ngo sindebe kuri aba bantu, njyewe nimbanze menye icyo ndicyo. wowe n'Imana yawe, ni njye njyenyine Mariya Roza n'Imana, ninjya kureba kuri wowe ndi buhirimo. Njyewe wanyemeje ni uwo muhanzi naramwubahaga, urebye indirimbo ze n'ubuhamya burimo. Nese mvuga ntumva nkubwire, nuko navango tuduhurira ugasanga ahubwo nibwo agatego kamfasha, ariko amahenda hendera iwanjye ntago wenda kapfa ko, kuko iyo uhageze ugahita ureba ubuzima nibereyemo, uhita uhiga ibintu nk'igihumbi, ahari ukagira ngo nibwo poromosiyo yanjye iri buzamuke. Kurera nkavuga ntiyabura urugamba nta rindi kurucamo, nabona ko ibyo uri kuvuga ni ukuri. Ariko abagabo barimo barakinisha amarangamutima y'abagore, bakabakoresha ibyaha kugira ngo bakunde bagire icyo babamarira. Nukuri abagore batagira abagabo ndabavuganiye rwose, wa mama we nayo bya bindi wambwiye nawe rwose ndakuvuganiye. Imana iguha umugabo mu izina rya Yesu. Imana iduha abagabo, Imana impa umugabo. Ndamuvuganiye uyu mugore warababaje kurenza we, bari kurara banamukomangira, kuko urumva nawe yatanze inkuru y'ubuzima bw'itoroshye, uburyo murumuna we yamutwariye umugabo, ariko abantu baramuzengeresha, bararara bamuka basinzi. Noneho rero ngakubwira niwe muri uyu murimo nagaho mama umusinzi umuzima uwahehe bagutesha umutwe, ahubwo mwatubabare niba hari abagabo bazima Imana yaremye mukaza mukatwandura ko twandura. Ubundi umenya ko kubera kumva inkuru yanjye, inkuru z'abantu batandukanye, nkeka ko nta mugabo muzima bamenye ubaho. Abagore benshi bazanga batubwira ko nyine abagabo nyine babananiye, abagabo baca inyuma, abagabo ariko reka nkubwire, hari umugabo muzima ubaho. Njyewe muri iyi minsi mbayemo njyenyine, ntimujye mukoma urusyo mukome n'ingasire, natwe abagore ntituba tworoshye. Reka tubanze ku bagabo. Ku ruhande rw'abagabo ndaruvugaho, impfizi ntikumirwa, nimwemere ko nta mugabo udaca inyuma, sibyo? Nibamara kubyakira n'ubundi buzima bwose bazanyuramo bazabushobora. Icyo ni kimwe. Nibamara kwakira ko abagabo baca inyuma, nkurahiye Imana ihoraho abagore benshi bazubaka. Icyo si cya mbere. Kabiri, nibamara kwakira kureka telefone z'abagabo ntibakurikira, aba bagore bazubaka. Kubera iki? Muri uyu mugabo uca inyuma agira disipurine we mu rugo, tega urukundo rutuma utanamukeka. Wenda njyewe wanjye hiziyemo ngo n'imbaraga ziwabo n'ibyahehe, wenda twe turasara twahurijemo twese twarapanutse, biba ngombwa ko dupayukana, ariko umugabo uca inyuma, nshuti yanjye, ntiwapfa kumumenya, atanga urukundo utigeze ubona ahandi. Kabiri, iyo aciye inyuma agataha ananiwe, atahana parasitamoro kugira ngo umugore atagira ikintu amubaza. Tamubwira ndarembye, ndi kubabara umutwe, mwagabo mwe ntago mbameneye ibanga bizi wa mugabo nawe twabiganiriye urabizi, ariko simenye ibanga ry'abagabo. Umugabo atahana imiti kugira ngo umugore atamukenguza, atamwaka. None atahana umutwe, narembye, nashize, avuye mu gitanda cy'undi mugore. Urakoze cyane. Yego, twe muri quartier arahari, umama nawe ndamuvuganiye, wa mugabo rwose tubabari ruhinduke, ariko we yaraneruye, yirirwa amubwira ati ntago uri umugore nturuta runaka, sibyo? Ubwo aba yararenze ihaniro. Hari abagabo nyine turaza kugenekeza kavango barenze ihaniro, ariko kandi ntago ari ukurenga ihaniro, ni ibisekuru by'aho baba baravutse. Buriya nujya mu gisekuru cyaho umuntu aba yaravutse, niho uzasanga n'imico n'imyifatire ari kuyikura. Nkanjye wenda bavuga ko ndi umushizi w'isoni, ndabyemera, nta kinyabupfura ndabyemera, sibyo? Nta bwenge ndabyemera, kuko nta muntu wigeze afata umwanya n'iminota 5 ngo yicara ambwira ati mu rugo bitwara gutya. Cyo si kimwe. Kabiri, bubaha gutya abantu, cyo si ikindi. Gatatu, ni gutya ushobora kuganira igihe uri kumwe n'umuntu mukuru. Mu gihe nta wabimpaye murandenganya, sibyo? Ubwo naka kanyabupfura gake mu mbonana, ni Yesu wangiriye neza, sibyo? Ariko tekereza ko mu rusyo ukome n'ingasire, dufite abagore bari guca inyuma y'abagabo. Ntoma amazi mu mpakaji namwe mujye mureka, ntabwo biba birimo. Urumva?
dufite abagore nabo bari guca inyuma y'abagabo umbwire ndagushyiramo amajwi uyu mugabo nawe turamuvuganira umugore wifata akabwira umugabo ngo urimbwa dukomye urusyo dukamye n'ingasire none se ku ruhande rwanjye sibyo umugabo wanjye arabizi ko twagurukanaga nta murakirete twatungaga kabiri kuko yandushaga imbaraga nagufatiraga umurakirete yego hana w'umushikazi ema nafataga umurakirete avuga ati uyu munsi uranyica nkwica ariko kubera ko nyine baragaza kigorora bizi dutunze umuntu ubwo barayagawe nkabwejagura nyine uko nabwejaguye nkashida ukurushyi rwamaze kuwurya uko rwandiye nkakurura ukiri hafi nkatera nakurikira hafi natera akabaraje akangoboye nkubise rugondi ihene nkabanagaramye akaba yafasha sibyo tujya tuba bagatera kandi nitugenekereza tukareba abantu bagore twese twirirwa dutaka hari ibyo tuba twarikururiye njyewe nakubwiye ngo ubu nigiye mu makosa mbona n'amakosa nakoze mu rugo rwanjye mbona ko ningirirwa umugisha wakanya gato nkabona ndi mahirwe ya kabiri ndakurahiye sha ninjye uzatunga urugo naho abandi muzaba mutubu umugabo aramutse agarutse oya kugaruka byo nibirimo oya shi oya uramutse ubonye undi ingo uramutse ubonye undi umva byavamo kamubwire ndamutse mbonye undi kamubwire ikintu nazize mbonye undi byajya bigera saa 12 ariko akaza anyemerana n'umutungo wanjye mfite ko mfite umutungo w'abana muri ubu buzima nta kindi mfite ko mugabagaho muri iminsi bazakubaza ukora iki mfite yihe business wizigamiye iki yego ngiye mfite umutungo w'abana gusa sibyo nkabona umugabo uyu mugabo ningubona wa mugabo reka ngutangariza ibintu nigiye mu rugo hanze muri iyi si ndimo byajya bigera saa 12 abana bose nabashyize mu buriri nkahita sokoza umusatsi mwitseka nkahita nambara akamini yego mbese ukamukuru uretse gato hari ibyo nize hari ibyo nize have izirumbiya n'ibitambaro sawa bwiza bw'umugore no kurinda icyubahiro cy'umugabo icyubahiro cy'umugabo we ni ukwambara ukwikwiza sibyo noneho bwa bwiza umugabo akari ubwo abona saa 12 nzaba mba naryamishije abana sibyo abwaza abanyemeranye umutungo wanjye mfite wonyine mu buzima kabiri nambara kamini gatatu nzasokoza umusatsi kane nzajya ntegura isahane imwe n'amafurusheti abiri yego kabiri utuzi dushyushye hafi aho kamambiri hafi aho esume hafi aho ataha mukanda muhana twanje ntago ndajya kubyiga hari ukuntu ukanda ukanda gake ariko navuga mu ijwi tuze dore ko ngiye mbomoka ariko n'ikinyabupfura ndimo ngenda nyiga gake mwiriwe neza mugabo ntabwo yigeze mukora kamassage se ibyo ntabyo nari nzi ntunteje umutwe tuzi imihanda tuzi bukarane tuzi imicanga tuzi kwikorera agataro tuzi amagereza ibyo twe tuzi mu rugo cyo kwitana za sheri sinzi usuze sinzi unyaye ntabyo twagiraga n'impamvu hari tutahiriwe n'urugendo ubundi narangiza nkamuganiza mubazi ko akazi kwiriwe si byamuteye stress ibyagize gute narangiza najya kwarura nkaca imbere ye n'akakamini nkunama ndekereje ahantu yicaye nkarura ibiryo nkabijyana ku meza tugasenga twamara gusenga tukabirya twarangiza niyo naba nakarabye nkamusaba ko oya babanza koga mbere yuko barya amasomo ko ari kunanira ngo kabyara yego yagera mu rugo nkamuhinkama mbiri namara kuzimuha isumi kabiri hafi tukajya muri douche niyo naba nakarabye twavayo nkamujyana ku meza bakunda ko baboze we sinzi umuntu abibwi yewe mu byo n'abagabo ngo bakunda niba ngo abagore oya ariko twese nagaci turabikunda ariko sindazwa n'umugabo nari twese turabikunda ariko ngabagabo cyane bakunda umugore ufata utuzi n'akayishime akaba kandi ibirenge ibyo ndi kugenda mbyiga mubyeyi wamaye amasomo urumva ko birimo biraza umukanda amaguru niko ubushyuhe bwa y'amazi buzamuka bugenda bumara y'amavunane mpaka no mu bwonko noneho nyine namara kumugaburira ubwo nyine tukagira none mu cyumba tukaganira gake ku bitari kugenda mu kazi no mu rugo rwacu tukajya inama ntabwo tuba tugiye kuvanga ahubwo tuba tugira ngo twinjire muri wa murimo w'Imana twamaze gutunganya ibiri ku ruhande bitagenda neza buriya uzacunge n'umugore ushaka kujya gusaba gaheshya ko kujya iwabo amara iminsi ubona ari marayika kugeza ubwo umugabo muda atari urashaka iki yego nuko Imana karakaje Imana yari yarakambwiye urumva ibanza ukamenye nkaho ariko kareke ibyo bitasi byo ntabyo nakibiha ibirahuri yego shira inyota ukagira Imana
nkubwira urugo ruryoha nk'aka kana ariko kuba byahiri ni isukari ntibikubehere birusha igikakarubamba gusharira wowe rwarashariye cyangwa gubiriza igikakarubamba n'imitanga n'imitagaraso nyuma yo kuvamo wararuhutse nibura ubu nta muntu nkubita kandi warakubitwaga buri munsi nta n'umuntu ntuka kabiri ubu ibyo narya byose ntawe umbwira ngo nabitetse nabi niyo wakora gute hari ukuntu ukora ikintu ntushimwe ariko abana nibo bambwira ati ma watetse neza yego kandi nabo bahora bishimye kuko iyo ubu barakishimye kuko urumva kenshi papa bambitaga bareba twese twajya turira no kugira ngo nduhuke nkafata imfrange nkayihobera nkarira umutwe ugashya ariko bo barabifite kurenza ibyo mfite hari umunyamakuru yeretse kudusura abagandije ahita avuga ati mukuri iki kiganiro ngishyize kuri kamera aba bana simbizi kuko urumva arabaganije anamubwira ati hoya ubundi nta nubwo tuba twemeye kuganiriza abana sibyo yego ubwo rero urumva ku bibazo byo mu ngo bo babizi cyane kuko urumva niba muba mu nzu y'ibyumba 2 na salo abana bareba agatenu kose kahabera urumva bo rero bandushaga kubabara ariko uyu munsi hari n'ubwo twagera ku munota nyuma bati ma ariko ntacyo ntabwo cya papa kibuze ngo kidukubite twakwiryamira ejo tugateka igikoma mu gitondo isaba cyane tukabyumvikana akumenye abagabo nta bumuntu bakubita mama wabo abana banareba reka mvuga iki kintu ariko ntibabivuge nabi buriya bajya bavuga ngo inzoka nitera amagi ntigaruka inyuma ntabwiza kugaruka kureba ryagiye ateye ahubwo irikomereza mushazi zishobora no guhura zikaryana kuko ntabwo kiba kizi ko ari umwana wacyo rero abagabo nabo ku ruhande rumwe hari abagabo batajya basubira inyuma ngo bibuke ibyabavuyemo ntabwo ari bose ariko ndahamya ko atari bose mvuze ngo hari abagabo bimereye nk'utunyamaswa ariko kandi bituruka kuri ya gakondo nagiye mvuga kandi ubu muri iyi minsi nibwo namenye igisekuru umugabo wanjye yavukaga ndavuga ntabwo washimwe Yesu ngiye kwinjira Imana ugiye kujya muri famiye oya nta none se n'ibintu byarangiye kandi ntabwo ubu turi kurira ntabwo ahambere yigeze avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nkunda kuba nahora ngutesha umutwe isi yose ikajya ibona uri kurira ndavuga nti murahiye Imana ihoraho rero niyo naba ndi burira nzajya nishe nyuma y'igikuta ndiri ngaruka imbere y'abantu nseke ntabwo nzongera kurira rero ubu ntabwo uri kurira ntabwo ubona yicuza icyo kibazo ngize kukikubaza ntabwo yicuza ko watandukanye nabo rega umuntu wahanutse biragora kongera kumwereka ikosa yakoze Jesse nakubwiye ko ari amakosa nize naboneye mu rugo rwanjye najyaga nkora ntazi ko ari amakosa njyewe birashoboka ko ubu nayahindura wenda nawe ahara ari kuvuga ati nshobora kuba amakosa narakoze reka nyahindurire kuri uyu turi ko ko tuba serious aramutse akubwiye ati kuko wowe warize amariroza uzi uko kwiga bimera uzi amakosa wakoze ntabwo ari wowe wenyine wakoze amakosa ariko nawe warayakoze ntabwo ari umugabo gusa akoze amakosa nawe warayakoze byanze bikunze agukorera ikosa nawe umukorera ibindi niko bigenda byanze kunze nubwo waba uri marayika kajanye eba ubwo marayika burashira nawe ukamukorera amakosa ukihimura cyane warize nyuma gutandukana nawe uranicuza kuki yagiye hari ibyo gikumbura by'umwe ku mubiri umbaza n'ibindi bitandukanye aramutse aje akakubwira ati utandeba muri ya sura ya kera uyu munsi ntabwo ngira wa wundi nabonye agaciro kawe imyaka 10 irenga twamaranye sinzi impamvu nagufashe kuri nifuza kudusubira wireba bya bindi byose yagukoreye n'iki ntumutokeshe uriya rero mbabare n'iri jambo ngiye gukoresha nibe bikomeye cyane ntabwo rikomeye ariko riragerageza imbwa yarutse gusubira ku birutsi ibihemutse kuba zinutswe oya nako ntabwo nabyemera wibutse byinshi wakorewe cyane niyo twaba twabyibagiwe ntabwo nabyemera kandi hoya yishimira kumbona ndi kuri taza gutuma rero ndi sinabyemera ndabika ubona abagore baragowe gute ku ruhande rumwe nitwe bakabuza ngo ubwo nari no kubaza ngo ubona abagabo baragowe gute njye navuze ngo iyi minsi maze iratuma nzajya nko mu rusyo nkome n'ingasire ku ruhande rumwe tugize ibintu twirinda kuko ubu reka nguhe urugero si ufite urugo uba ufite inshingano zose
sibyo niyo madamu yaba akora uba ufite inshingano zose kandi ugomba kuzishyira mu bikorwa utanibagiwe umugati wa mu gitondo sibyo fata za nshingano yego uzikureho uzikorera umuntu umwe numara kuzikorera umuntu umwe wa muntu uhindukira unamutesha umutwe umbwira uko ibyo bintu uri kubyumva ni ikibazo urakoze rero ku ruhande rumwe tuba tuzi ko bafite inshingano nyinshi bari kwikorera tukagerekaho natwe bataha ntituborohere sibyo ugasanga tuba turi kubacyurira abagore ugasanga ntibadushyikiriye telefone tugasanga ahantu hagiye amafaranga tutazi aho yagiye twabona aho yanditse nyirabisogeri ati buri irabiriwe bateretana ugasanga turazamutse sibyo byiza ko bimeze ariko tugiye tugira ibintu bimwe twirinda natwe tukavuga ngo uyu muntu niba afite inshingano zo kudukorera byose katugira ibyo twirinda kugira ngo twubake ntekereza ko urugo rwagenda neza kandi abagore niba bakeneye kubaka bajye birinda telefone z'abagabo niba umugabo aguhahira sibyo akaba agukorera byose ubundi n'iki kintu uri gushaka ukeneye ariko ko abo wawe gusa aha nahagarutse niba ukeneye ko umugabo abe iwawe manza wige umenye ngo se hanze bambaye gute ese biri gukorwa gute twatumenye tubyuke tuzi none zigura ujye uzambara atashye ntureba nabi nyiramutibikanya hararamutibikana da yego reka tugareke ubusoza ni ikiganiro kirimo ubuhamya bukomeye cyane ariko nanone kirimo inyigisho zikomeye cyane ubwo wumvise uri kutwumva muri kano kanya na muti birenge niwo ubwirwa cyane benshi bumvireho Mariho wakoze kubana natwe nk'umuri kutwumva muri kano kanya wumva wabonye inshuti nyinshi wumva yagufasha iki wumva wamubwira iki ko namubwira se ubwo ibintu byinshi mu masegonda make ni ukuri reka tubanze tugire inama abagabo sibyo ku ruhande rumwe mwabagabo ntabwo tubabujije kwigira muri gahunda zanyu sibyo ariko muzigiyemo muze mutange keya mu rugo sibyo sana gutaha mumeze nk'intare mwitaha mumeze nk'intare ahubwo nimuze mumeze nk'intare z'ingabo kuko buriya ingabo ikunda koroha ahubwo burahasharira ingore mwabagabo mwe ku ruhande rumwe ni ukuri nimugerageze mugire ariko munagira abagore natwe dufite defo n'ingeso reka mpere ku barokore baraza kumbabarira mbari bo mbanza kuvugaho cyane kuko ingo nyinshi ziri gusenyuka uri gusangariza abarokore kandi ntago bikwiye yego abarokore ku ruhande rumwe ni mumanze musome bibiliya mumenye indangagaciro y'umugore numenye indangagaciro y'umugore urabona ko ubwo busa wari uri kwanika hariya hanze bose badakwiye kububona ahubwo bukwiriwe nyirabwo sibyo wirinde kandi wikwize muri byose kabiri umugore narinda agaciro k'umugore yahawe ahubwo yibutwaza ngo nawe yigire birashyana sibyo namara kubutwaza gakeya akamenya ko ari umugore ahawe agaciro yego yirinde nk'umwari w'u Rwanda cyangwa se yirinde nk'umutwara mucyo ufite urumuri rwo kwitwa mama kabiri igihugu cyacu cyaramuhaye agaciro akibona mu mirimo yose ivuga ngo tinyuka mugore urashoboye ntibitume wishyira hejuru ngo uzamuke yewe uyu munsi kuko namenye agaciro ndimo ndagenda nkwa nk'impuza murabyumva namwe bakuru urakoze cyane ku muntu wifuza nimero zawe kubera inshuti kuko abamenyesha no kukubera umugabo wa mugabo uzaza ufite ikintu bita urukundo ko njye ntago afite urukundo reka nkubwire umugabo nshaka kamubabwire yumva ubyujuje do nzazikuramo n'ukuri kw'Imana nzazikuramo ubundi uhita umpizawe uzaza undusha urukundo sibyo agukunda kurenza kumukunda ego kabiri azaza ndusha imbabazi gatatu azaza ndusha kwihangana sibyo kane byumve neza azaze nkunda ibiryo akugaburira ariko mu rugo hatajya haburamo inyama uzaze ariko kandi wubaha n'Imana bifatikanyiriza hamwe byose kutuzanira ibyiza ijambo ryo ryavuze ijambo rikomeye ryaravuze ngo ibintu by'isi twabihabwa n'ababyeyi n'inshuti ariko urugo rwiza
tuzaruhabwa n'Imana. Mugabo mwiza rero uzabanguke, rero zaragukeneye, hari ibintu biri kwangirika kandi nubwo bitameze neza nayo bihangane ejo bizamera neza. Umuntu wifuza kumpa akanyenyeri, karakenewe, ni 078 9 9 28 58 4.